itorero ni rimwe ku isi kandi n'indangagaciro z'itorero ni zimwe. Itorero ryubatse mu kungandaro rifite abakirisitu batuye mu kungandaro, hakaba n'irindi torero rituye Beijing rya kirisitu. Karagita ni zimwe kuko bazikomora kuri Kristo wabahamagaye. Abavuga butumwa bubu bameze nk'imyenda ya ruguru mu minembwe ya kera, umuntu yakazagira ikote rimwe akamara ibika ngo iryo niryo azinjirana n'iyinga. Abo nibo bavuga butumwa dufite bakiranuka ku gatuti n'iyinga, bagira igise, yani babazwe nabyo, bagire intimba, bagire agahinda k'itorero ry'ejo, bagire yani bebarazi ijoro. Abo rero tujuru nibo bavuga ngo nje nkunda ijambo nanga kuramya, nje nkunda iki, nje nkunda umuvuga butumwa ubwiriza ibi nanga uvuga ibi. Niba abandi bose bakuye mu rusengero Kristo atakozemo umurimo, tujuru bagenda bagira ivyo bavangura. Ariko umuntu wese wakozwemo umurimo na Kristo tagira cyo yanga muzase harimo kuramya no guhimbaza. Abafite ivyo bavangura inkomoko naho. Yes, twongeye kubakira inshuti bakunzi bacu, mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu muri ahatandukanye. Tubahaye mwaramutse aho bukeye, abandi tubahaye mwiriwe aho bwije. Yego, rero uyu munsi dufite umutumirwa wacu, n'umutumirwa udasanzwe. Nibwo bwa mbere tumutumiye muri studio zacu kugira ngo tubane nawe, twaramwifuje kuko ari byo tubona ashobora kutuganirizaho. Turanamushimiye kuba yaduhaye umwanya wo kugira ngo tuze kubana muri uyu mwanya. Rero turabakiriye mwese mu by'ukuri kugira ngo muze kubana natwe. Abatarakora subscribe mugende muyikore, hanyuma n'abayikoze turabashimiye cyane. Reka tubane rero mu mwanya muto tuza kugira mu kiganiro cyacu. Tubahaye kaze mwese kugira ngo tuze kubana. Tumirwa wacu muraho neza. Yego, murakoze cyane. Twongeye kubakira muri studio zacu. Mwakoze kuba mwaje kubana natwe mu by'ukuri. Habari ibindi umuntu ugenda ashaka kuba yajyamo, ariko kuvuga ngo utanga umwanya wabuze uganire n'abantu nkuko babyifuje, turabigushimiye cyane. Imana iguhe umugisha. Asante sana. Rero hari abatakuzi bari kuri televiziyo yacu nkuko tuzita. Rero twasaba ngo ubanze ubibwire kugira ngo tuze kuganira noneho bakumenye. Ya urakoze cyane. Ntabwo nzwi cyane, ariko kandi imyaka mfite inyemera kuba hari abamenye. Muri benshi rero batanze amazina, nitwa Mutawala Eric, ndi umuvuga butumwa kandi nkaba umupapa, ndubatse mu yandi magambo. Hari abajya bavuga ngo afite umugore umwe nkaho ateganya kugira uwa kabiri, ariko mu yandi magambo ndubatse, mfite umugore ndetse n'umwana umwe. Uwo ninjye Mutawara, ariko abantu banzi cyane mu Barundi bakunda kwivuga ngo ni igisate mwivuga butumwa. Yego, murakoze rero. Yego, uwo ni wenge, ntuye Kimironko ngasengera muri Karuvari. Murakoze. Arakoze cyane. Rero mwamwumvishe, ni Mutawara, niwe twazanye, ni umuvuga butumwa. Nico twamuzaniye, ntabwo turi buje inyuma y'ibyo cyane kubera ko tuzi uko arimo abarizwa, niho arimo cyane. Tugize ngo tumuhaze amakuru ya ba Messi na ba Neymar, harashaka kuba tubimenya cyane nubwo byenda tubura amakuru ariko ntayazi cyane. Turakwakiriye rero wisange cyane. Hanyuma Mutawara, twavuga ko uwo murimo wawutangiye ryari wivuga butumwa? Wivuga butumwa maze igihe, ariko kugira ngo mbyinjiremo neza ni mu bihumbi 2000 nawe winjiyemo mu buryo bubiri nkabwo nabivuga. Yego, uburyo bwa mbere, umunsi nakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nabaye umuvuga butumwa. Mu yandi magambo, kuva mu 2012 kugeza uyu munsi ndi umuvuga butumwa.
ariko kugira ngo mbisigirwe nk'umuvugabutumwa, niyo mpamvu nari mvuze ngo mu buryo bubiri. Bwa mbere nabikoze ntarabisigirwa amavuta, igice cya kabiri rero ndabisigirwa amavuta muri 2021, niho nasengewe kwivugabutumwa. So urumva rero bimazemo iminsi itari mikeya kandi si myinshi pari raporo n'abandi. Yego. Yego, nibwo nasengeye ku murimo w'ivugabutumwa, ariko nari nsanzwe mbikora, ahubwo abantu benshi bari bazi yuko mbisigiweho, ariko ntarabisigirwaho. Ariko ntaco byishe, umuntu wese wamenye inkuru nziza cyangwa se mu yandi magambo umuntu Kristo yakozemo umurimo, ni ngombwa ngo bitangarize abandi. So nagenda nanjye mvuga ico Kristo yakoze mu buzima bwanjye, nifatikanya n'abandi mwivuga ubutumwa muri ubwo buryo, mu buryo bw'urusengero, yani nkora ubutumwa mu rusengero no hanze y'urusengero, nk'amavuga butumwa yo mu mihanda, nubwo tabaye menshi ariko nayo twarayakoze. Murakoze. Niki kintu cyagukururiye byenda tuza gutambuka kuri ico kintu, niki cyagukururiye kuja mu bintu by'ivuga butumwa? Kuko ibyo byose uragaragara kuko iri umusore mutoya, kandi twumvisha imyaka usa nkaho wabitangiriyemo, ushobora kuba waratangiye uri mutoya. Sinzi igihugu wari utuyemo, ariko niba wari ukiba ruguru muri Kongo, hari ayandi ma activité menshi cyane, kuko ntabwo urubyiruko rwinshi rwakuriye iriya ruguru rwakunze kurangwa no kuba baje mu bintu by'ivuga butumwa. Kenshi wasangaga turi abakorari, kabumbu, bene ibyo ngibyo. Ahubwo ntekereza ko abantu wenda bakuriye ruguru nibo bokora ivuga butumwa cyane, kuko nta birangaza byinshi bihaba. Ariko ngewe sinagiriwe nayo mahirwe, sinagiriwe amahirwe yo kuhaba. Nageze mu Rwanda mu 2004 gutya birangira na 5 aho. Urumva rero ibirangaza byinshi byinaha ntacyo byabashije kuba byampindura kuco Kristo yanshizemo. Rero kuvuga ngo ni gute nisanze muri bino bintu, nabigiyemo gute, nabyisanzemo gute, niki cankuruye, cyo kibazo kiragoye ariko kandi kirumvikana. Ni nkuko nawe no kubaza ngo se ni gute wavukiye mu muryango ukuriye mu papa wakubyaye, cyangwa se nk'uwabaza urufi ngo kubeka irwisanze mu mazi. Okay, ni ikintu nisanzemo kinkurura kurusha ibindi bintu zose novuga. Numva nico naho ubuzima bwanjye, kuko numvaga ari ikintu gipushinga ubuzima bwanjye, numva aricyo kinkurura kuruta ibindi. So rero umuntu ajya mucyo akunze, mucyo yumva kiri ku mutima. Rero ivuga butumwa ni kimwe mu bintu nkunda mu buzima bwanjye kurusha ibindi byose. Ibindi ni njya numva wapi, ariko ivuga butumwa nicyo kintu nisanzemo. Abanyakenya bajya bavuga ngo ni musukomo, numvishe musukumo muri nge, mpatira cyane kuba muri uru rugendo rw'ivuga butumwa. Kandi nicyo kintu njya numva mu by'ukuri, nkora umutima wanjye nkumva n'ibitekerezo n'umubiri ndaruhutse. So pita ngishoramo imbaraga, kuko numvaga umutima wanjye ariho uri, ubwenge bwanjye ariho buri. Pita ngishoramo imbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye, ndetse ngifatira n'igihe ndagisengera, ndetse ndacigira. Njya ku masomo yabyo, nubwo ntaragera ku rwego numva ngomba kugeraho. Usibye ko nta n'uwakwiga ivuga butumwa ngo arisoze, ni kwinjira ijambo umuntu atohuruka. Kuko na Paulo yarabivuze neza, andika itorero ry'i Korinto, aravuga ngo ibizo tumenya ni bike cyangwa se ni ibice, haba ibyo dukwerekwa, haba ibyo duhanura, haba ibyo tumenya. Ta umwuzuro ufitwe na Kristo. So niyo mpamvu nari mvuze rero mba numva nifuza kurushaho kubimenya cyane. Yego, urakoze cyane. Urakoze cyane. Ubu target yawe urashaka kuzaba umu apotre? Abantu hari ibintu bajya bitiranya. Umurimo w'Imana okay, sinzi uburyo no bigereranyamo kugira ngo byumvikane neza. Ntupanze mu buryo bwa gisirikare. Mu buryo bwa gisirikare abantu bajya uva ku ipeti runaka ukajya ku rindi peti, ukava ku iranka runaka ukajya ku rindi ranka. Ariko mu by'Imana ntabwo habaho kuva
kuva mu ivugabutumwa ngo umudiyakoni cyangwa se kuva ku mudiyakoni w'umuvugabutumwa cyangwa kuva ku ivugabutumwa wa paseri ngo uve ku paseri ujye ku burevera, uve ku burevera ube bishop apostle. Siko bimeze. Niyo abantu cyane iyo babona umuntu ari muri ibi bahita bumva ko deja tagitari ubupaseri ari ubuapostle, ariko mu by'ukuri siko kuri. Icyo nahamagariwe n'ivugabutumwa nayo byo kuba wenda andi matayito. Iyo ubaye umupaseri hari izindi nshingano ugira, ni ubutumwa ariko bufite n'izindi nshingano. Rero sinakubwira kuri aka kanya ngo ese mfite target yo kuba apostle. Reka mvuga iby'aka kanya. Aka kanya mpamagara ivugabutumwa mu by'ukuri. Ikindi gihe Imana nibona yuko ivugabutumwa wenda nkomeje kurikora neza, sinzi ikizoshingiraho, impamagariye kuba umushumba cyangwa apotre cyangwa ibindi, ibyo ni iby'Imana, ariko reka mvuge hano kuko iby'ejo ni iby'Imana. Murakoze cyane. None se hari ikintu nshobora kubaza? Umuvugabutumwa buriya atandukaniye hehe na apotre? Kubera ko icyo kibazo ndaze kugisobanura neza. Hari abo twita abavugabutumwa, aba evangeliste bagenda babwiriza. Umuapotre ni mu rundi rurimo, ariko mu kinyarwanda ni intumwa. Kandi intumwa nayo igenda ibwiriza abantu. Batandukaniye? No, batandukanye ku mirimo. Umuvugabutumwa biratandukanye. Ushobora kuvuga ngo wenda ngo intumwa, ngo ese ko umuntu yabaye intumwa undi akaba umuvugabutumwa karazamo kamwa ugahita wumva ko byuzurira muri mwa, ukavuga ati bino bintu birimo kuzurira muri mwa byabaye kimwe. Buriya ni inshingano. Buriya intumwa novuga ko hari ibintu byinshi ishobora kuba yokora umuvugabutumwa mu by'ukuri atokora, ariko bitavuze ko abikoze hari ishaka ibirimo. Urugero, intumwa ishobora gukora imirimo, ishobora intumwa yohagara mu rwego rwa pasiteri, mu rwego rwa revera, ariko umu evangeliste, umuvugabutumwa, hari ibyo nshobora kudakora. Nko kuri none ntabwo nshobora kuba wenda nashingira, ntabwo nshobora kuba wenda natanga igaburo. Izo ni doctrine. So rero dutandukanye ubundi mu nshingano mu magambo magufi, kuko ngize mu byinjiremo hari abantu bafite amadoctrine atandukanye. Hari uwigishijwe uko abaye umuvugabutumwa ibintu byose abyemerewe, ashobora gushingira, ashobora gushingura, ashobora yani iriya mirimo yose pasiteri akora cyangwa se intumwa ikora uko yemerewe. Hakaba indi doctrine ivuga ko umuvugabutumwa ni ugutangaza ubutumwa, aho ubona hari abahindukiye hatari umupasiteri ukaba wemerewe kuba wababatizwa, yani wababatiza, ariko hari umushumba ntubyemerewe. Ayo ni amadoctrine. So rero umuvugabutumwa n'intumwa batandukaniriye n'inshingano zibatandukanye. Yego. Arakoze cyane. Urakoze. Reka nsubire n'inyuma kuri ako kugira ngo mbihuze. Singiye gusubiza ibyo yavuze, ni umubyeyi kandi sinasubiza ibyo ntumvishije, ahubwo ndasubiza bijyanye n'icyo numva ushaka kubaza. No mu butumwa habamo amakategori. Ubundi hari intumwa ebyiri, hari intumwa y'Imana, hakabaho n'intumwa ya Satani. Iyi si iriho abavugabutumwa bane bashamikiye ku bwami bubiri. Ubwami bw'Imana bufite abavugabutumwa bari mu rwego rubiri, aya ni kategori ebyiri. Kategori ya mbere ni abavuga ubutumwa bw'ubwami bwa Kristo, babivuga mu kuri, bashize amanga, batumwe, baratoranyijwe n'iyabahamagaye. Hakaba n'abandi bari munsi y'iryo zina rya Kristo, ariko ibyirato byabo n'inyigisho zabo ari indamu, ariko bari munsi y'izina rya Kristo. Ni intumwa mu cyimbo cya Satani mu izina rya Kristo. So abo rero nabo ni abavugabutumwa mu izina rya Kristo. Ni ukuvuga ngo abo ni abararikiye ubwami bw'isi ndetse n'ibihendo by'isi, ariko bihishe mu izina rya Kristo kugira ngo bahabwe umwanya mu kibanza cya Kristo. Ariko mu by'ukuri ibyirato byabo n'ubutumwa bwabo bushingiye ku bumenyi bwabo ndetse bukanashingira ku nda yabo. Pawulo yagiye abibwira Abagalatiya ndetse n'Abakorinto,
ababwira uko nihagira abaza bakazana ubutumwa budahuye n'ubwo ba Pawulo bababwirije ngo abo ngo niyo yo bari marayika bakabwemera, abo ngo bazaba bararikiwe n'inda, bazaba ari indamu, indonke, amaronko. Rero hariho intumwa ya Kristo, munsi hakaba bavuga ubutumwa ba Kristo batoranyijwe, babisigiwe, babihamagariwe, bafite uwo mwito. Hakaba n'abandi biyitirira iryo zina. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Satani nawe azaza yihinduye nka marayika w'umuco. Ashaka iki? Erega twese hari ibintu abazungu baza batubesha cyangwa abantu bateye imbere. Ubundi Satani aza mu shusho mbi, nta muntu w'umujoyininga. Satani aza mu shusho nziza. Iyo ashaka kugwisha umukobwa aza mu shusho nziza y'umuhungu, ariko nyamara imbere ari ikirura. Ni ukuvuga ngo Satani bamwe bamufashe nk'umusaza ushaje, wenda uraho wegese, ariko ndagira mbabwire ni agasore k'akanyembaraga kandi keza mu rwego rwose agusangamo. Iyo aje ashaka kugwisha umusaza aza mu shusho nziza y'umusaza mwiza. Iyo ashaka kugwisha umukobwa aza mu shusho nziza y'umukobwa. Iyo ashaka kugwisha urubyiruko aza mu shusho nziza ya bya bindi urubyiruko rukunze. Icyo nshaka kuvuga hano ni igiki? Satani afite abavuga butumwa bisize inshusho yo kwera, ariko imbere ibyo batanga ari ibizira. Ngaruke kuri ico c'itorero rero wari uvuze. Itorero ni rimwe ku isi, kandi n'indangagaciro z'itorero ni zimwe. Itorero ryubatse mu kungandaro, rifite abakristo batuye mu kungandaro. Hakaba n'irindi torero rituye Beijing rya Kristo. Karagita ni zimwe kuko bazikomora kuri Kristo wabahamagaye. Hakaba ibindi byitwa amatorero bitari itorero. Ibyo karagita si zimwe, doctrine si imwe, viziyo si imwe. Ubundi hari akantu ubundi natekereje ndatsindwa cyane. Ubundi nubona umushumba aravuze ngo ngewe ngo nagize ngo viziyo murambabarira wenda kuvuga gutyo. Ubundi yivuze ngo wagize viziyo ufungura umurimo, ariko ukavuga ngo ni itorero. Mu yandi magambo nje uyivuze uyimbwiye ngo wagize viziyo, mfita numva ko iyo viziyo atari iya Kristo. Urwo rusengero si urw'Imana, n'urwawe. Wagize viziyo nyine, wagize nyine wewe ubwawe, wagize nyine iyerekwa ryawe. Uravuga ngo nshiraho bino bintu ushingiye ku bwenge bwawe, ku gikundiro cyawe, ku bushobozi, ugira nyine iyerekwa wogira mbese ni nk'umushinga. Ni umushinga, ni amasosiyete kimwe n'ayandi. Ariko itorero rya Kristo ntawe uvuga ngo yagize ihishurirwa ku itorero rya Kristo. Ahubwo Kristo, itorero si batima, si inyubako. Itorero nabo Kristo yagiye aronka hirya no hino, hanyuma bibumbira hamwe bajya mu nyubako yitwa urusengero. Ni ingingo za Kristo zihurije ku mubiri umwe ari we wa Kristo. Abo ntibocikamo. Ntawo kuri iryo shami ku mubiri wa Kristo, ntawo kuri urwo rugingo kuri Kristo, ntawo urwo rutoke kuri uwo mubiri ari we Kristo. Ibyo biragoye ko rwocikamo. Aya ndacikamo ni babandi nyine bagize iyerekwa, hanyuma bakurikirwa n'abandi bafite amayerekwa. Wabyumvishije? Yagize iyerekwa akurikirwa n'abandi bafite amayerekwa, niyo mpamvu bacikamo. Ariko itorero rya Kristo nuwo yatoranyije kurihagararira hano ku isi, ntibishoboka yuko yocikamo. Yocikamo gute? Ni ukuvuga ngo acitsemo Kristo abacitsemo, kandi ntibikunda, ntibibaho, ntibishoboka. Ni nkuko nari mbivuze, yandi acikamo n'ubundi usanga iyo bavuye baba baracitsemo, yani ni ibiraka bigenda byihuza, byageriye bazashaka kwibumbira ku mubiri umwe bigashanyuka, kuko n'ubundi byaje bishanyutse. Urwo si urusengero. Ayo ni amadini, ayo niyo madini. Murakoze. None se twatuvuga ko mu itorero nta ntambara zibamo? Mu itorero rya Kristo rigira intambara, kandi intambara rizigira na nyiraryo ariyo Kristo yarazigize. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo yaje mube ntibamwemera. Abo yabakoreyemo ibitangaza, ababwira ubutumwa, ahumura abana babazura abandi, akiza abandi, aza ari uw'amahoro, aza ari uw'ubuntu, aza azanye ukuri, ariko abisi baramwanga.
bamwe baramutuka ni Berizeburi, abandi ni umudayimoni, abandi ntibamwemera. Bisobanura iki hano? Nimba fondateri w'itorero ari we Kristo yaranzwe agatukwa, akangazwa, akicwa, ntiyemerwa, n'itorero ryiwe hano ku isi tiryemerwa. Ni nayo mpamvu rigira intambara zibaho. Hari abarwanya uriya muco. Impamvu bawurwanya nuko badashaka kubavira. So rero itorero rigira intambara kubera ko isi ntishaka ko abisi bamenya ukuri. Ni nako Kristo yabwiye intumwa zisezera mu magambo ya nyuma yavuze, yarababwiye nimbohereza mu mwuka, uwo mwuka naza azaza ngo yemeze abisi. Rero abisi bahora barwana, kamere iteka ryose ihora irwana n'ukuri, ikibi gihora kirwana n'ukuri kugira ngo ikineshe ikindi arico gitegeka. So rero kino kibi gihora kirwanya umuco cyangwa se ukuri kugira ngo gihore kidomenya isi, ariko kandi itorero niryo riyoboye isi. Niyo mpamvu rero itorero rigira intambara. Rero itorero rigira intambara mu magambo magufi. Itorero niryo riyoboye isi? Yego. Impamvu erega niyo zose mubona tukirya tukaryama mukavuga ibyo mushaka cyangwa se tukavuga ibyo dushaka nuko itorero rikirimo. Ariko umunsi itorero rya Kristo rizava hano kwisi rihamagawe rizamuwe, ese utekereza gute umunsi itorero rizozamuka? Kawe nk'umunyamakuru uri kumbaza, tekereza ko umbajije nkaho ushingiye kuzo ubona, ushingiye kuzo ureba, ni nkaho uvuga ngo itorero ntabwo riyoboye, ariko rirayoboye mu zukuri. Nubwo ubona ibyaha biriho, nubwo ubona abantu bakora ibizira, ariko itorero rirahari kuko umunsi rizohava bizaba bibi. Nari nkubwiye ngo uzotekereza nk'umunsi Kristo azahamagara itorero, umupiloti utwaye indege ari umukristo ari umwimeramana akazamurwa, abazaba bayirimo, utwaye ubwato, utwaye imodoka, bizogenda gute? So hazaba kavuye, isi izongera kandi itakaza inshusho yayo. Bivuga iki bavandi? Itorero riracyayoboye isi. Nubwo mubona abantu bari mu bintu bimwe n'ibindi banduye ari benshi, nibarya banze wa muco barimo. Yego. Aha, arakoze cyane. Arakoze cyane mwene data. Aha, hanyuma turakomeje n'ikiganiro cyacu. Ndagira ngo nkubaze mbere yuko dukomeza byenda ku yindi topic, ndashaka kubaza ijambo. Hari ijambo nge riza rincanga riba muri Bibiliya. Zenda nze guha na mwene data turi kumwe hano nawe agira ibindi bibazo kubaza mbere yuko dukomeza. Hari ijambo riba muri Bibiliya rivuga ngo nakunze Yakobo nanga Esawu. Iryo jambo ese Imana igira ikimenyane, igira inabi? Imana ko ari yera kandi ikiranuka, nukubera iki yanze Esawu igakunda Yakobo? Kandi mu by'ukuri iyo dusomye Bibiliya dusanga Yakobo ari we muntu wariganyije mukuru wiwe, ariko Imana ivuga ngo niwe yakunze kandi muha umugisha. Imana izibera. None se nkubaze kandi akabazo koroshe cyane. Erega Imana nta muntu yanga, nta muntu yanga, ahubwo Imana ikintu ireba mu mutima. Iyo story ya Yakobo na Esawu ibyo ni ibindi birebire, kandi Yakobo ntabwo abantu benshi hari ukuntu bajya babivuga ngo yararenganyijwe, ngo yarenganyije mukuru wiwe. Nkubaze ikibazo, yamurenganyije gute? Yakobo yaramuriganyije, none umenye ko yagiye guhiga Esawu, ngo ave guhiga araza azana ariyoberanya, yariyoberanyije, yambara uruhu kugira ngo ise naje gutanga umugisha ari wa wuha mu cyimbo ca mukuru we, kandi se yarakeneye kuwuha mukuru we umugisha kuko ari wari umukuru, ngo mara ariyoberanya. Urumva ubugome yakoze nuko yiyoberanyije akita mukuru atari mukuru. Buriya mukuru wiwe urebye neza usomye Bibiliya, mukuru we niwe waguranye ubukuru, yaguranye ubukuru kuri murumuna we. Habayeho agreement, aza ashonje murumuna we amuha kondisiyo, ningwa bino uremera kumpa ubukuru? Wumvishije? Arabyemera. Mugihe rero yabyemeye nta kundi kuriganya kundi kuri maho, iwe yarabyemeye. Hanyuma ino pati yindi ya kabiri yaje asa nk'uwiyoberanya kuri se, niko reka tuyivuge gutyo, ariko deja icari cyabaye hagati ya Esawu na Yakobo nico cari gifite agaciro. Ico sico nshaka gusobanuraho, wenda iyo ni ibintu birebire twozabirambura. Ico nshaka kugaragaza hano, Yakobo ntiyarenganyije
Esawu mukuru wiwe, ahubwo yarabitanze, yarabyemeye. Uzosome neza, usome neza itangiriro, ubisome neza ukuntu byagenze, uburyo yaje ashonje, uburyo mukuru we yamuhendesheje, murumuna yamuhendesheje ibiryo, undi buryo yamuramiye yemera kumuha ubukuru, aho patitu ni nka kuno yita iza noneho nyina wari uzi amakuru neza y'ivuka ry'aba bana, yamubwiye ati ija kuri so, yatumye mukuru wawe ibi niba, ariko genda ambara amoya ugende. Iyo ni histoire ndende, ariko ntiyamurenganyije mu yandi magambo. So wari uvuze ngo ese ngo Imana yotonesha umuntu umwe ubundi kandi bombi barisha imbere y'Imana. Iryo jambo siri muri Bibiliya? Noneho Imana no bivuga muri ubu buryo, buriya n'ababyeyi dukunda abana kimwe, ariko bitewe n'imirimo abana bakora, nubwo utobivuga ariko hari uburyo umwana akora ibintu ukumva karatacinga cyane umutima wawe. Rero n'Imana twese ubundi hariho abantu b'Imana akaba n'abana b'Imana. So abana b'Imana hariho abana b'Imana n'abantu b'Imana. Sinzi uragira ngo ngasubiremo tuze kudeviye ico nari nshoreye. Abantu b'Imana ni za kahaba, indaya n'indari kwa zose, abizera n'abatizera bose abo ni abantu b'Imana. Abo rero babona ni ya migisha rya jambo riza rivuga ngo ivume yani ihimi imigisha ababi n'abeza. Abo tujuru ni abantu b'Imana. Abantu b'Imana imvura iragwa bose kabageraho, izuba ryaka bose kabageraho, barabyara bose bubaka amazu, bose bajya mu bihugu bikomeye, bose batura hakomeye. Ariko abana b'Imana ni abanyamasezerano bacunguwe n'umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo. Abo barakunditse kuri se. Abo rero ni abacunguwe n'amaraso ya Kristo, bakayizera bakabana na Kristo, bakizera umurimo Kristo yakoze ku musaraba. Abo nibo bana b'Imana. Hanyuma rero nari nkubwiye ngo utaza kundeviya, Imana twese dukunda urukundo rumwe, ariko amahitamo yacu niyo atuma Imana irushirizaho kudutonesha kurusha wenda abandi. Urugero, turi umunyamakuru nkaba umuvugabutumwa, uhagaze ku musozi wa media, reka mbivuge gutyo, nanjye mpagaze ku musozi w'ivugabutumwa. Uburyo nkora uyu murimo nibyo bituma ubusabane ngirana n'Imana muri uno murimo ngira, nibyo bituma ntona ku Mana. Nawe ubusabane ugirana n'Imana muri uyu musozi wa media uhagazemo, nibyo bituma Imana igutonesha cyangwa ikagufata nyine nk'umuntu uraho. Nico kimwe nakubwiye n'umubyeyi. Umubyeyi abyara abana bose abakunze, ariko ubwitange bw'umwana, discipline y'umwana, gukora k'umwana, kubaha k'umwana, ubwitange bw'umwana nibwo butuma umubyeyi arushaho kugira gute, arushaho kumukunda byimbitse. Mu yandi magambo noneho habayeho mwana Kayini na Abeli. Abeli ngo akora ibishimwa n'Imana, Imana iramutonesha, Imana imuvuga ibyato. Noneho Imana ibona Kayini yagize umutima utari nka mwiza, imubwira ijambo ryiza, iramubwira ngo se Kayini wewe wokora ivyiza nti wokwemerwa. Mu yandi magambo ari mubwira se wewe wokora ivyiza nti wontonaho. N'urwo rugero ruri novuga ruri muri Bible no guha rwa bugufi kugira ngo uhite ufunguka mu maso uzumve. Ni nkuko ni muri ya mikorere, muri bwa busabane, muri kwa gukora neza, muri kwa kwizera Imana, muri kwa gufatikanya nayo, nibyo bituma ugira gute utona kuri. Urakoze cyane, arakoze Evangeliste. Ngira ngo abantu bari kugenda basobanukirwa cyane. Hanyuma ndashaka kuko tuza kwibanda ku kintu, iminota dusigaranye tuza kwibanda ku kintu, ku rubyiruko ruriho uyu munsi wa none. Ninza kuvuga ko gusa nk'urusinziriye cyangwa se nk'uruhunikiye, abantu ntibaze kunyumva nabi, ariko turasa n'abarangajwe n'ibintu bya bindi bitakagombye kuba biri kuturangaza. Sinzi niba uri kubibona nawe muri iyi minsi. Mu by'ukuri kuvuga ngo ubone urubyiruko ruhagurutse uyu munsi wa none ruri gukora ivugabutumwa ni bake. Niba turi mu itorero twese dukunda umukunga, igisimba, ariko ugasanga umwanya w'ijambo mu by'ukuri ntabwo abasore cyangwa se urubyiruko ruri gusa nkaho ruwiyumvamo cyane, ahubwo umwanya munini bakeneye ni uwo kugira gute,
w'igisirimba. Ibyo bintu ujya ubibona, nimba ubibona utekereza ko biva kuki? Ese dushobora gukora iki? Reka tuguhe rugari kugira ngo use n'utuganiriye umwanya muremure kuri ibyo bintu. urakoze, ndumva atari na birebire, ahubwo ndumva novugaho amagambo abiri gusa. Ijambo rya mbere, umuntu gutegura novuga igiterane nk'uko wari uvuze ngo nico igisirimba. Igisirimba sinzi impamvu nimba ari imbaraga zikibamo byatumye baconkora mu guhimbaza bacitirira ikindi kintu gisa nk'ikibaye nk'ikindi kintu cizaduka, ariko igisirimba ni imwe mu ndirimbo zo guhimbaza. Rero kuba umuntu yotegura umunsi wo guhimbaza Imana ticari caba igitangaza, izo ni nomo. Ibyo rwose ni uguhimbaza, ahubwo inyito abantu uburyo bafashe kino kintu citwa igisirimba ni gute, abantu bakigize gute, abantu bashaka kugira iyihe shusho, irihe zina, yani hari ukuntu abantu bagikuye mu aho kiri mu mwanya wo guhimbaza Imana, ariko nimba ari ukugifoza, nimba ari ukugikomeza bakishogoramo, nimba ari nko kugira ngo babone uburyo bagituka, barashaka kukigira nk'imfubyi kugira ngo ntikigire uruvugiro. Sinzi nk'ukuntu aho twobivuga, ariko ni ikintu bashaka konkora mu guhimbaza kugira ngo kimwe nko ku musozi wacu babone nk'ahantu bagitukira, ariko igisirimba ni uguhimbaza. Kuba umuntu yotegura rwose umunsi wo guhimbaza Imana ashingiye ku cyo Imana yakoze, cyangwa se ashingiye ku kindi icyo ari cyo cyose, rwose ni amahoro. Ahubwo ijambo wari uvuzemo risa nk'aho ari iry'ubwenge, n'iryo naryo ntabwo ari iry'ubupfu n'iry'ubwenge. Ni ijambo rivuga ngo kubera ko tutabona urubyiruko ruja mu butumwa cyane, barajyayo bafite iki? Ni iki batwara? Abantu bubu iyo wiga teoloji bajya bavuga ngo abantu iyo batari biga iby'iyobokamana kandi aribyo barimo, ngo baba bafite imitwe minini, baba bafite ibitwe binini, baba bafite utuntu bagiye bakura ku mihanda n'ahandi. Ariko iyo batangiye kwiga ibyanditswe, umutwe ugenda uba muto, umutima ukagenda waguka. Harajyayo abavugabutumwa se barigishijwe, barajya gukora iki? Barajya kuvuga iki? Ahubwo ubu mbajije ngo se kubera iki tutabona abantu biga iby'ijambo ry'Imana? Naho kugendaho hagendaga bize. Iyo warumbwiye ngo dufite abantu benshi bize, basobanukiwe, bamenye ukuri kwamurikiye, wayi batagusharinga isi. Impamvu batagusharinga nyine nuko ntibigishijwe. Kandi Bibiliya guhera mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, nta hantu Imana yigeze ikorana, haba mu isezerano rya kera, mu isezerano risha, nta hantu Imana yigeze ikorana n'umuntu itigishije. Ntibibaho. Imana izitoranya umuntu ikamwigisha, yarangiza kumwigisha akabona nawe kuba umwigisha. So rero impamvu batagenda ntibigishijwe, ahubwo aho kwigishwa niho woshakira ikibazo wobaza. Naho kugenda ni nkuko wombwira ngo se kubera iki ngo ikimuga kitagenda, kiragenda kije nta maguru. Barigishwa n'abandi na base noneho base mu mwuka, nico nari nshatse kuvuga. Base mu mwuka bagomba gufata igihe. Ubundi imyaka turimo tugomba kwiha target bitewe n'isaho turimo kugana. Tugomba kwiha plan, rusengero kwicara rukavuga ngo tugiye gukuza abana guhera ku myaka 16 wenda kugeza nko n'urugero rwanjye kugeza nko kuri 20. Twigisha urubyiruko izi nyigisho mu buryo abana bazaba bageze imyaka nka 21, 22 ari abavuga ubutumwa beza, bajya hanze, bajya hirya no hino bavuga ubutumwa. Ariko ikibazo bano babyeyi barera bano bana baraturera mu buhe buryo? Erega n'ubundi nuko tutashatse kubyinjiramo, sinzi wenda nimba ari umwanya. Buno butumwa dukorera mu matorero si ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni inkuru nziza dushira batari bamenye iyo nkuru nziza, kugira ngo nibamenye iyo nkuru nziza bahumurike, bakomere, bamenye ukuri, bagusobanukirwe. Hanyuma bino by'ubutumwa bwiza dukora mu ibi twita ubutumwa bwiza twagiye mu rusengero runaka ikanaka, ntabwo ari ubutumwa bwiza. Mu kujya gusura umuvandimwe w'ikanaka cyangwa abavandimwe b'ikanaka. Mu yandi magambo tuba twagiye gusurana. Mu gusurana rero harimo gukomezanya, harimo kwibutsanya, mbese nkuko. Ariko ubutumwa bwiza
inkuru nziza ishirwa umunyamahanga n'utaramurikirwa na wa muco ari we Kristo. So rero abavandimwe, ababyeyi bacu nibo bagomba gufata umwanya muremure kwigisha urubyiruko n'abatoya kugira ngo basharinge icyo bahawe n'ababyeyi. Ni nk'uko nobivuga, ababyeyi bafata umwanya muremure wo kwigisha urubyiruko twe bayoboye n'abandi bakiri batoya munsi yacu kugira ngo tubone icyo dushira isi. Rero impamvu ubutumwa butagenda urubyiruko rudasohoka cyane, banarisika no kurubura no mu matorero, kuko hano hanze hari byinshi birimo kuza byizaduka kandi mugenda mubibona uburyo urubyiruko rwitabiraga muri 2010 uyu munsi siko bitabira kubera iki hari ibindi bagiyemo. Rero ababyeyi uyu umwanya mwiza wo gufata urubyiruko babatoza, babahugura, babigisha kugira ngo ejo nibo bapaseri bejo. Aba Isiraheli babwiye Musa, yabwiye Yosuwa, nimba ntibeshe ndumva ari we, yaramubwiye ngo abwire indi generation bayitangariza ubutumwa bwiza. Yandi yarimo abwira ubwoko bwabo batoranye abagabo bo kwizerwa bazovuga ubutumwa muri ico gihe, bakazarubwira urubyaro rwabo rukabwira indi generation ikabwira indi generation. Ariko ikibabaje kandi giteye ubwoba nuko kuri none dufite abashumba beza pe mu by'ukuri, abavyeyi beza, ariko fondation yabo aho bari kubaka cyangwa se abo bari kurera bahagaze gute, wareba ukabona nta base mu by'ukuri bafite. So babishoremo imbaraga, sino tatorero bafite ry'ejo. Murakoze. Tawa, reka duhe mwene data nawe ikibazo nashaka kubaza. Murakoze cyane kuduha umwanya wo kubaza muvuga ubutumwa mu tumigo wacu. Nagira ngo tugaruke ku kintu cy'igisirimba. Bavuze ijambo ravuga ngo bagikuye umwanya wacu, bashaka kugiha indi nyito itari yacu. Ese ndabaza iki kibazo, ni urubyiruko wagikuye mu mwanya wacu cyangwa n'abandi batari urubyiruko? Mwaduha ishusho yabyo neza. Sino pointinga mvuga ngo urubyiruko rwagikuye mu mwanya wacu, ahubwo nabafite imyumvire idasetinzemo kuramya Imana no guhimbaza Imana. Abo babayeho kuva kera, kandi wenda novuga n'inkomoko yabo, sinzi nimba mwobinyemerera. Inkomoko yo kuvuga ngo ndarya indyo ni nka bya bindi uzugera mu rugo rurimo abana benshi, ugasanga umwana umwe ntaza arya isombe, undi ngo ararirya, nguye ngo akunda ibishimbo, nguye ngo ntakunda indagara, ngundi ngo arya umuceri, ngundi ngo umutsima. No mu rusengero birimo aho umuntu yiyamurisha bakavuga nguye ngo ntakunda indirimbo zo guhimbaza, undi ngo sinkunda indirimbo zo kuramya, undi ngo ntakunda umuvuga butumwa, undi ngo ntakunda. Bino byabayeho mu gihe cy'itorero mu gihe cya Constantino. Ico gihe yabwiye ko isi yose igomba gukizwa, abantu bakajya mu rusengero, kandi ujya mu rusengero uhinduka uwa Kristo nuwo Kristo yakozemo umurimo. Ariko bo bajya mu rusengero Kristo atabakozemo umurimo. Muracumva icyo kintu? Noneho bagezemo batinda mu rusengero baruzariramo, bafite abuzukuru tubana kuri none. Abo buzukuru babo rero urumva banyina na base bagiyemo nta murimo Kristo yabakozemo. Bagezemo birabacanga ariko ntibasohoka kubera gutinya inkota y'umwami Constantine. Ariko bagezemo bagira ivyo banga, bagira n'ivyo bemera. Bamwe bagera mu mwanya wo kuramya bakumva n'ivyiza ariko bakanga wo guhimbaza, abandi bogera mu mwanya wo guhimbaza bakanga wo kuramya, abandi bagakunda ijambo ibintu nk'ibyo. Baravyara bagira abuzukuruza n'abuzukuruza, ubu turi kumwe n'abuzukuru babo. Abo rero toujours nibo bavuga ngo nje nkunda ijambo, nanga kuramya, nje nkunda iki, nje nkunda umuvuga butumwa ubwiriza ibi, nanga uvuga ibi. Niba abandi bose bakuye mu rusengero Kristo atakozemo umurimo, toujours bagenda bagira ivyo bavangura. Ariko umuntu wese wakozwemo umurimo na Kristo tagira cyo yanga muzase harimo kuramya no guhimbaza. Abafite ivyo bavangura inkomoko naho n'urwo ruzaro twakuranye nawo mu rusengero. Harimo abatoya, harimo abakuru, sinzi nimba byumvise, harimo abatoya, harimo n'abakuru. Ariko urumva iyo bituruka niba abandi binjiye mu rusengero Kristo atabakozemo umurimo, bagakorera imirimo muri Kristo, hanyuma bakazana n'ivangura muri Kristo. Kandi muri Kristo umubiri n'umwe. Murakoze. Asante sana. Tugana ku musozo, ndagira ngo uvuge kuri iki kintu. Ese none hakorwa iki? Uyu munsi wa none hakorwa iki kugira ngo urubyiruko
rukundishwe kandi rwige, baba bavuga butumwa beza kandi bashobora kubyara n'abandi bantu. urakoze. Ikintu novuga cokorwa, urubyiruko nticari cyaba ikibazo mu by'ukuri, ahubwo ni nko kumbwira ngo ese umwana mutoya ngo hokorwa iki kugira ngo umwana mutoya abeho kandi ubona se na nyina. Ni ukuvuga ngo se na nyina izo ni inshingano zabo, nibo basetinga uyu mwana tugiye kubyara. Kwanza ni ngombwa tubyara umwana, nitumuzara araza se adusange muri ubu buzima, turakora iki, turasetinga gute, azabaho mu buhe buzima. Wumvishije? Bagapanga, bagaplaninga, uyu mwana agomba kwiga ku kigo kimeze gutya, agomba gukura muri ubu buzima, agomba kubaho ubu buzima. Bivuga iki? Urubyiruko tuje n'ubundi nta kibazo rwagira, ahubwo ikibazo ntirengagije uko hariho bamwe banga kwigishwa. Abo ni kimwe n'abandi Kristo yaziye banga kumwemera, ariko bakeya se bemera. Abavyeyi niba bishoremo imbaraga, abavyeyi mvuga n'abadushumze bigisha abantu ubutumwa bwiza. Niba bigisha ubutumwa bwiza bazasiga itorero hazima. Rero ico tugomba gushoramo nimba abavyeyi bacu bayishoremo imbaraga, ariko kandi ingaruka n'urubyiruko narwo twe kwigira impombera ba mineri ngo birareba abavyeyi, kuko natwe tumaze gukura, tuzi ukuri, dufite ubwenge. Ubundi umuntu ubwenge, iyo umuntu atangiye gukura ageze mu myaka 10 n'ingahe, nimaze kumenya gutandukanya ikibi n'iciza. So rero natwe tugira uruhare mu guca bugufi no mu gushaka kuvoma mu batubanjirije. Nuko mu Waheburayo hazavuga ngo twigane ingeso nziza z'abatubanjirije, twigane uko kwizera kwabo. Natwe urubyiruko twumve ko aba bavyeyi bacu hari ico baturusha, kuba wenda murusha amasomo ahari, ariko naho hari ibindi akurusha, experience n'ibindi. Duce bugufi, tubacire bugufi, baturere, batwigishe, baduhugure, tuyoboke. Hariho abantu batayoboka rwose, umubyeyi amubwira kwigishwa rwose ntabyumve, ntabikoze. Ariko kandi hariho n'abavyeyi rwose ugenda ugasanga muri plani ntayo kwigisha birimo, nta mpinduka ntake. Rero izo side zombi, ari abarerwa ari n'abarera, habeho kuzuzanya. Dushake twebwe abatoya kurerwa kandi dutuze, tuyoboke. N'abarezi nabo bagira igise, yani babazwe nabyo, bagire intimba, bagire agahinda k'itorero ry'ejo, bagire yani bebarazi ijoro kugira ngo basige itorero mu maboko meza. Ariko nibarekura bakumva ko urubyiruko tunaniwe, byoba bibabaje cyane. Ahubwo uko turushirizaho wenda kugira intege nkeya, ariko nabo barushirizaho kutwegera cyane, ahari mu 10 ntihazoburamo 5 barokoka. Ariko kugira intege nkeya kwacu nabo bakazigira, ejo nta torero rihari. Mujya mwumva wenda haturutse ubuzutse kuri none amatorero yarafunze. Novuga nka mu Bwongereza amatorero menshi yarafunze, mu Budage menshi yarafunze, n'ahandi tugenda twumva za Sweden ni bakeya. Rero uko byagenze natwe niko bizagenda mu gihe abavyeyi batabifatiye ingamba hakiri kare, ariko natwe tubishize mu ruhare. Murakoze cyane. Murakoze cyane mwene data, Imana imukomeze cyane. Hanyuma twikugana ku musozo, nagira ngo mubaze aka kantu. Okay, nagira ngo igihe twaguhamagaye tutari mbere y'ukuza, hari ibyo wari wateguye nawe usaba kuganiriza abantu. Ego, nagira ngo tuguhe umwanya mutoya ugire nk'ubutumwa ushobora kugenera abantu, urubyiruko se cyangwa se ababyeyi, itorero, ubutumwa waba ufite ushobora kugenera abantu tugana ku musozo. ndabubwira abayoboke ba Kristo ku isi n'itorero rya Kristo, apana idini ryo mu isi. Itorero rya Kristo dufite ikibazo, aho twari turi ku cyumweru twabiganiriyeho n'abavandimwe, nibwo butumwa Imana yari inshize ku mutima, ni nabyo mfite kuri none. Abantu b'iki gihe banze ukuri kuva mu bugingo. Dufite abantu benshi bahamagawe, novuga muri ubu buryo. Hariho abantu bahamagawe mu buryo butatu. Hariho uwahamagawe n'ubwenge bwe, abo bayoboye amatorero, n'aba bishop, n'aba apostle, n'aba revera, n'abavuga butumwa, bihamagaye kubera ubwenge bwabo. Hariho abandi bavutse ari imvuzi kubera ko akomoka mu gisekuru c'abantu bazi kuvuga cyane, noneho akabintu cyoza mu gutondekanya amagambo. Uwo nawe famiye ziramwicaza ngo agire
itorero intumwa itorero rya mbere yaba Yakobo bakaza bavuga ibiva bugingo nkako nobyita bakaza bavuga ibivuye mu bugingo babibwira ubugingo bwanduye bugasanwa bugakomezwa bugakomera bugasobanukirwa bugasobanuka bakihesha agaciro bakamenya umwami Yesu Kristo bakamenya ukuri kukababatura aba imbaga nyamwinshi y'abantu yarahembukaga yarakizwaga yakiraga umwami Yesu Kristo ariko abanone impamvu badahindukira umwami wacu Yesu Kristo nuko dufite abantu benshi bihamagaye muri ubwo buryo rero ndasaba abavandimwe itorero rya Kristo ku isi kugira ngo bimakaze yani baha agaciro cyane ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo batumira bavuga butumwa batari abo gusetsa batari abaganiriza imitwe ahubwo abaganiriza umutima n'ubugingo kuko kuri none iyo nitegereje nko muri kare yanjye yivuga butumwa karigende bankareba umuvuga butumwa ibyo arimo kubwiriza nkareba ubundi hari ibyo abantu batumirwa ngo baze babwire abantu ugasanga n'impuguro ukareba ahantu bivugiye nayo mpamvu uzubona abantu benshi bagiye bakora amayerere ku mapodium ubona bagenda babashira ku ahantu mu masocial media y'abakomedi nuko aho yavugiye ibintu sahabyo wabyumvishije uhagarara imbere y'abantu avuga ubutumwa ni umuntu ufite ico Kristo yakozemo umurimo muri we hanyuma agatangaza ico Kristo yamukozemo ariko ikibabaje giteye ubwoba aba bantu bose muri izi kategori navuze bihamagaye nibo bari mu gutukisha itorero bafite amatorero bayoboye bafite n'abantu noneho bagatumira narabivuze ejo kubera intege nkeya abayobozi bizi bamwe bihamagaye abo ndavuga bihamagaye bari mu gutumira bavuga butumwa batavuga ibya Kristo ariko bisa n'ibya Kristo bakabatumira kugira ngo baze bavuge ibiri mu marangamutima no mu bwenge bwabo ntibavuga ibyo baheshejwe n'umwami wacu Yesu Kristo impamvu ni iyi impamvu ni imwe sinzi nimba ukiri mu nyumva neza impamvu ni imwe buriya iyo ubona bavuga butumwa b'abanyakuri bacibwa mu matorero ni ukugira ngo barya bayobowe n'abatarahamagawe batamenye ukuri ngo bave muri njye sinza nayita amatorero mbona uko ari nk'amasosiyete cyangwa ibibina bagiye sawa urakoze warumbwiye ngo ngira icyo bwira inshuti n'abavandimwe muri Kristo Yesu kampasangiza ijambo ryanditse muri Yesaya 59 ku murongo wa mbere haravuga ngo dore ukuboko kw'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza n'ugutwi kwe ntikwafuye ngo ananirwe kumva muri situation yose waba urimo gucamo mu buzima bwose waba urimo gucamo Kristo aracyari wa wundi urya wakoraga ibitangaza mu gihe cy'aba Eliya mu gihe cy'aba Elisa mu gihe cy'aba Paulo mu gihe cy'aba Petero n'uyu munsi arabikora ikibazo cyose wowe ufite cyangwa se ihari yose wowe urimo situation yose wowe urimo Kristo aracakora aracakumva nubwo bisa naho wenda bisa nk'ibitinze ariko ndagira ngo nkubwire ngo humura Kristo aracakora kandi aracumva kandi Kristo agufiteho umugambi mwiza urenze iz'amarangamutima n'ibyo twokwaturaho n'ibyo twovuga kuko ibyo tuvuga ni ibyenda gukoreka si ibyenda kuremwa natwe n'ubundi ni ibyenda gukoreka yani ni ibyenda gukorwa na Kristo biri imbere rero ndagira ngo muhumure torero muhumure abavuga butumwa muhumure umuryango uhumure bavuga butumwa bahumure muri rusange isi humure Kristo aracakora amatwi yenti yapfuye n'amaboko yenti yahize ngo ananirwe gukora ahubwo ibyaha byacu ngo nibyo bidutandukanya no gukora kwayo ariko nimba uhagaze ku musozi Imana ikureberaho ugihagazaho wahuriraga n'Imana ugihagazaho yaguhamagariye ndagira ngo uhumure uracyari umukandida wa biriya byose wasezeranyijwe impamvu rimwe na rimwe tubona nk'aho bisa nk'ibitinze tukayirebere cyane ku Mana rimwe na rimwe uzahongera wirebe hari yagusezeranyije niho ukibarizwa niho ukiri jambo rya nyuma mvuga kuri side yanjye y'abavuga butumwa mvugira n'itorero ndasaba ko dusoma ijambo ry'Imana twiga ijambo ry'Imana duhora twiga nta rwego turiho twovuga ngo twaraminuje mu buryo ntaco twoshaka kwigira ku babyeyi bacu cyangwa se no ku marisaca andi nandi kandi mbwira itorero kugira ngo mu by'ukuri
rigerageze kuzana abavugabutumwa bazima, ryatumira abavugabutumwa bazima. Buriya ndeba nitegereza namwe mureba nti muri batoya nubwo mwibanda cyane ku binyamakuru byanyu mukenera wenda amaronko, kandi ni neza mu z'ukuri kiyo wenda ataje kuba amaronko natwe tuba turi hano, ariko amaronko cyane yanyu kuko ni byiza, iyi si yubakitse ku maronko. Ariko icyo nashaka kuvuga niki, ndashaka kubwira itorero rizaritumira abavugabutumwa bazima. Buriya uzanye umuvugabutumwa utavuga ubutumwa bwa Kristo ariko yitiriwe wa Kristo, ndi mu kubabona benshi cyane, aza akavuga ibyanditswe byinshi, ariko wareba ahantu birimo kuva ukumva afite ibyanditswe byinshi, ariko wareba character yiwe hanze y'ubutumwa, uko tumuzi hanze y'agatuti. Erega mvuga rino jambo, aho duhamiriza Kristo si ku gatuti, ni hanze y'agatuti. Ariko ikibazo umuvugabutumwa wuyu ameze nk'umwenda wa ruguru wa kera. Abavugabutumwa bubu bameze nk'imyenda ya ruguru mu minembwe ya kera, umuntu yakazagira ikote rimwe akama ribika ngo iryo niryo azinjirana n'iyinga. Abo nibo bavugabutumwa dufite bakiranuka ku gatuti n'iyinga, ariko indi minsi yose hano hanze baba muri za kahaba bakora ibizira mu maso y'Imana. Rero nkabwira itorero ngo riza ritumira abantu bafite ijambo ritava mu mutwe, riva mu bugingo, riva mu mutima, nibwo azabwira abandi bafite ubugingo bucitse intege cyangwa se burwaye buhembuke, kuko ubugingo ntibwumve ibivuye mu mutwe. Ubugingo ni bluetooth isoma indi bluetooth yo mu bugingo. Rero nkavuga ngo abavugabutumwa rwose basome, kandi n'itorero naryo riza rigenzura abo ritumira, ababaje kuvuga ubutumwa ni bande, kuko iyo uvuga amagambo y'ubwenge ni byiza pe, ni byiza, ariko umwuka ukurikiye ijambo ry'ubwenge kurava mu bugingo cyangwa kurava ku bintu biri aho gusa bidafatika. So nkavuga ngo itorero rya none muzi ukuri bazabatumira abantu bafite icyo bagiye kubwira itorero, apana ibintu bya waraza, niko Matayo haza havuga ngo timupfe gutera za waraza, timupfe kuvuga amajokes n'ibindi. Mutumira abavugabutumwa nyabo babihuguriwe, babihamagariwe, bavuga iby'urutse imitima y'abantu, batari gukomeretsa imitima y'abantu. Rero nsoje mvuga iryo jambo kugira ngo mu by'ukuri abavugabutumwa habeho itandukaniro, bige, basome, basenge, bavuga ibintu bivuye mu bugingo, bavuga umurimo Kristo yabakozemo, be kuvuga ibyo Kristo atabakozemo ngo babibwire abandi bakorwemo umurimo ibo batakozwemo. Tumeze nk'ibyapa biranga inzira, ariko inzira tutarimo kujamo. So rero ibyo tubivemo mu z'ukuri, tusabane na Kristo, twegere Imana. N'impamvu abantu batihana, n'impamvu abantu batagarukira umwami Yesu, n'impamvu tutabona abantu benshi bihana, impamvu nta yindi nuko tubuze abavuga ibivuye mu bugingo, dufite abavuga ibivuye mu mutwe. Niko natangiye mbabwira ngo iyo utari wakorwamo umurimo muri Kristo uba ufite urutwe runini, ariko iyo umaze gukorwamo umurimo umutwe uba muto y'ubugingo, umutima ukaguka. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane mwene data, atuganirije amagambo meza. Ndabashishikariza kuzagikurikirana iki kiganiro, mugakurikirana ibyo yatuganirije. Arakoze cyane, turamushimiye mu by'ukuri, turamushimiye kubw'umwanya wiwe yaduhaye kugira ngo tubane muri uyu mwanya. Ibi ngibi iyo tubikora mu by'ukuri ntabwo tuba dukeneye kugira ngo ubutumwa bukomeze bwaguke, kandi aha niho wasigaye akurikiranwa cyane kuruta uko mwaganira muri babiri batatu gusa. Rero turamushimiye kuba yitanze, Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Nshimiye na bene data twari turi kumwe, Imana ibaha umugisha mwinshi. Hanyuma mwebwe mwari mudukurikiranye, turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Twongeye kusaba batarakora subscribe kongera kuyikora batarayikora, nanone abayikoze mwebweho mutakongera kuhakanda. Rero turabashimiye. Kuri tekinike, kuri kamera twari turi kumwe na Frank. Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Sawa, nawe utaha, murakoze.